umukobwa akaburongowe n'umugabo n'umusore, wa musore nyina akaza kuba iwabo w'umuhungu we, agahita aba manager w'umuhungu we, akaba manager w'urugo rwe. Urabona iyo umugabo ashatse umugore, sibyo, afite mama we, mama w'umuntu nk'ubu nibo aharyogira mama. Yego ndamufite. Mama wawe aba akigufata nk'umwana igihe cyose. Ibyo bintu rero iyo biguhuriyeho wowe ugasanga ntabwo umuhungu afite ubushobozi bwo kubyitwaramo kigabo kuko biranakomeye, niho usanga umwe atangiye kubona undi nabi, ubwo umukobwa agatangira kubona nyirabukwe nabi, kandi mu by'ukuri ibyo nyirabukwe akora atari bibi. Ugasanga na nyokobukwe atangiye kukubona nabi, kandi mu by'ukuri atari bibi. Ubundi njye mba numva umuhungu niwe ugomba kubikora, agomba gutuma mama we n'umugore we baba inshuti. Iyo babaye inshuti, impamvu agomba gutuma baba inshuti, ikintu agomba gukora. Urugero, hari igihe umukobwa ari ubyitwaramo nabi agatuma umuhungu adakunda abantu b'iwabo. Hari igihe umuhungu ari ubigendamo nabi bigatuma umukobwa adakunda abantu b'iwabo. Njyewe niko mbyumva. Wari wambajije ngo ukuntu umuntu yakitwara wenda ifamiye y'umugabo yamusuye, cyangwa se uko umugabo yakitwara famiye y'umugore yamusuye. Yego. Hari umubyeyi ukorera buri kintu cyose gishoboka, ubwo ari nyokobukwe, ariko ntagukunda. Ariko ubu usanga byaratangiye na mbere. Ni gute umubyeyi agomba kwitwara mu rugo rw'umukazana we mu gihe yahaje? Ubundi ndabasuhuje, yemwe mbaye n'ikaze, nimwe tubana umunsi ku wundi, nimwe mukora mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5/5. Ndi kumwe na Ketchup ngwaye ikaze kuri televiziyo yawe. Asante. Umeze neza cyane? Umeze neza, ndashima Imana. Wowe umeze gute? Nanjye ndakomeye cyane, akabaraga karimo karaza. Shaka ari kuza, gripe yari yandukije ubwenge, ariko ubu ngubu ni sawa, alhamdulillah. Karimo urakorora nk'inkoko irwaye muraramo. Uretse no gukorora, mu gitondo nabyutse nishyize mu bantu ngo bashyize gripe, ariko yanyeretse ko izakirira igihe ishakiye. Numvaga nasubiye inyuma, ariko njya gukora siporo ndanaryamaho, ubundi mbyuka ameze neza. Ibintu bijya cyane. Abakunzi b'umuryango wa Ketchup TV show twabasezeranye ko tubafitiye byinshi bigiye bitandukanye. Agaseke kacu karacyabitse byinshi, ni nkaho nta kirafungo. Abandi batasubscribinga kugira umuryango mugari wa Ketchup TV show muri rusange. Tuganire ku kintu cyo kubaka umuryango cyane, nibyo nshaka twibandaho cyane. Hari ingo zisenywa na ba nyirabukwe b'abakobwa, cyangwa byitwa ko zasenyutse kubera wenda ba nyirabukwe na ba sebukwe, cyane cyane ba nyirabukwe. Umukobwa akaba yarongoye yarongowe n'umugabo. Babahungu se yavuga ngo barabarongoye nk'abamukana. Zijya se nagari gyo ndaringamije. Umukobwa akaburongowe n'umusore, wa musore nyina akaza kuba iwabo w'umuhungu we, agahita aba manager w'umuhungu we, akaba manager w'urugo rwe, kandi akaba manager w'urugo rwe, kandi urwo rugo rufite nyirarwo ari rwo wa mugore. Rimwe na rimwe ugasanga aho nuri ku ruhande rumwe bibaho, urundi rwa kabiri ugasanga umugore wo muri urwo rugo yabereye mubi nyirabukwe. Yego. Ubundi tuganiraho ku bakazana baba babi, kuri ba nyirabukwe na ba nyirabukwe baba babi ku bakazana babo. Noneho tukanagena uburyo umukazana agomba kwitwara yasuwe na nyirabukwe, n'uburyo nyirabukwe umukazana agomba kwitwara mu gihe ari mu rugo rw'umukobwa rw'umuhungu we. Ubundi reka nkubwire, njya ku ruhande rwanjye mba numva, urabona iyo umugabo ashatse umugore, sibyo, afite mama we, mama w'umuntu nk'ubu nibo aharyogira mama. Yego ndamufite.
mama wawe aba akigufata nk'umwana igihe cyose, aba yumva ashaka kukwitaho nka kwa kundi yabikoraga. Umugore wawe nawe akumva arashaka kukwitaho nkawe, nta wundi muntu ubyivanzemo. Mu gihe mama wawe ashobora kumva yakwitaho, kabone n'ubwo umugore wawe yagufasha, ariko nawe ntahagarike kuguhangayikira no kukwitaho nk'uko yabikoraga uri umwana. Ibyo bintu rero iyo biguhuriyeho wowe, ugasanga ntabwo umuhungu afite ubushobozi bwo kubyitwaramo kigabo, kuko biranakomeye, niho usanga umwe atangiye kubona undi nabi. Ubwo umukobwa agatangira kubona nyirabukwe nabi, kandi mu by'ukuri ibyo nyirabukwe akora atari bibi. Ugasanga na nyokobukwe atangiye kukubona nabi, kandi mu by'ukuri atari bibi. Mu bwo ni mu buryo bwo kwita ku mugabo, kuko akenshi niho biva. Hari igihe usanga wenda niba munaturanye, umuhungu agataha akubwira naciye kwa mama nari ntabwo ndi buri icyo kintu, umugore ahita yumva ababaye. Kandi iyo ababaye ntabwo amakosa yashyira ku muhungu, ayajyana kuri mama w'umuhungu, kandi atari byo. Aho ikosa riba ari iry'umuhungu. Niba byanabaye ukajya kwa mama wawe ukarya, nimba hari ibintu uzi bya tonike n'ibicyunywa bikakumaramo ibiryo, bikore. Cyangwa urye bike kwa mama, ariko nunataha no mu rugo urye, ubanezeze bombi, kuko ni abantu babiri ukeneye mu buzima bwawe. Umubyeyi w'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Ijuru ryacu riba munsi y'ibirenge by'ababyeyi bacu. Ntufite kubabaza mama wawe cyangwa kumwihenuraho kubera umugore ufite, ariko kandi ntukwiriye kumenyera umugore wawe kubera mama wawe. Rero njye ku ruhande rwanjye mba numva mu gihe ibyo bintu bibaye, hatajemo ikintu cy'uko wagiye muri urwo rugo uwo mubyeyi atagushaka, ari ibindi byo ku ruhande, umugabo ari we ukwiriye kugira ukuntu abitwara. Kavuga aba bantu uko ari babiri, ubundi uba ugomba kubagira inshuti. Yego, kuko hari ukuntu umugabo hagiye babigoranye. Nta kintu kitagora. Nk'umusore w'i Kigali ashatse umukobwa, uwo musore niyo wari utunze mama we, yabonaga agatenge, yabonaga agahene, nyine umukobwa umusore nyuma yabonaga amafaranga yo kugura agahene n'iki byose, urumva niwe wari ufite mu nshingano mama we. Iyo arongoye bya bintu birikupa, ntabwo ari ukuvuga ngo birikupa Romeo, byakwikupa muketse agafuhira umukazana. Ubundi nta nubwo bakwiriye gutekereza ko byikubye, sibyo? Hari ikintu ubundi umuntu agomba gushyira mu mutwe. Niba umuhungu waje akakubwira ati ma ngeze mu gihe ndumva ashaka gushaka, bimeze gutya, akakuzanira umukobwa nk'umuntu mukuru, ikindi ushaka ko umwana wawe yubaka, muha amahoro. Wumve ko niba yakuzaniraga ibitenge 3 mu kwezi, hashobora kuza kimwe cyane ikiza. Ariko nanone nurakarire wa mukobwa, kuki tujya kubishyira ku mukobwa? Hari akantu negize gusoma ngo iyo umugabo ari umukene afite umugore, aba afite amahoro n'amahirwe 100% kwiberaho mu mahoro, ko famiye ye iragenda ikanga umugore ngo nta kintu aduha, kandi ari ikintu ubukene bw'umugabo. Ariko bakabishyira ku mugore. Nyine umugore we n'umwana mubi, kuva yashaka umugore we nta kintu amerezana. Uzi iyo umuntu ashatse umugore, inshingano ziriyongera, kabone n'ubwo baba bataragira umwana. Haba hari iyo nzu yishyura, haba hari iterambere bashaka, baba bari guteganyiriza uwo mwana bazabyara. None se nakomeza kuguha nk'uko yaguhaga, urugo rwe ruzatera imbere gute? Nyine hari ibintu ubundi dushyira mu bwonko bwacu mu buryo bwo kwinaniza, kugira dukunde tubuhereza ibintu byinshi byo gutekerezaho tudafite icyo tubikoraho. Ubundi njye mba numva umuhungu niwe ugomba kubikora. Agomba gutuma mama we n'umugore we baba inshuti. Iyo babaye inshuti, impamvu agomba gutuma baba inshuti, ikintu agomba gukora, urugero nimba afite 100,000 agomba guhereza mama we, nayahereza uwo mugore aba ari we uyatanga. Si ngombwa ngo umugore umama w'umuhungu bajye kumusobanurira ngo ni runaka yavuye mu mufuka we. Utahaye kwa mama w'umukobwa we, reka nkwereke ukuntu bigenza. Nawe afite ababyeyi, abo ni abantu babiri bafite ababyeyi. Ukuntu ubundi ubigenza, niba ari 100,000, senkani kwa mama w'umuhungu, senkani kwa mama w'umukobwa, ariko bikorwe n'umukobwa. Kubera iki? Ayo mafaranga nuyahereza umugore wawe 100,000, akayahereza nko mama wawe, agahereza nawe mama we, amahoro arahinda. Akenshi amahoro arahinda. Njye mu bintu numva bishobora gutuma haza ikintu nyine cy'ubushuti, ni icyo ngicyo. Ariko nufata senkani ukaziha mama wawe, utahaye iwabo w'umukobwa, umukobwa naza yaguteraho itiyo, uha mama wawe, njyewe mama wanjye ntabwo umuha, sibyo? Kandi koko birababaza.
kandi ugasanga wenda mwembi no mu rugo murakora, ariko abantu dukunda keya kandi dukunda n'abantu badukundira abacu. Niba njyewe mpembwa 2 miliyoni ku kwezi, ntihagire abantu bumva ayo mafaranga ko ari ibikabyo kuko hari abayakorera, nawe uhembwa izindi 2 ku kwezi, twese tunganya umushahara. Inshingano mu rugo turazizi, wenda mu nshingano zo mu rugo ukoreshamo 700, nanjye nkoreshamo 700. Mu rugo bimeze neza, hagiye gusigara bya bintu byo ku ruhande. Mama wawe umuhaye 200, mama wanjye nujya kumuhura muha 50, kandi ukora amakosa utuma ibyo bintu mbimenya. Kandi iyo abantu babana, ntabwo umuntu aba afite amafaranga ye ngo n'umugabo agira amafaranga ye. Amafaranga bari ay'umuryango. Ibyo bintu ni biza, ureba ari kuzana ikintu kibi, kabone n'ubwo yabikubwiraho cyangwa nabivugeho, uba uri kuzana umwuka mubi. Rero akenshi biterwa n'abo bana babo. Hari igihe umukobwa ari ubyitwaramo nabi agatuma umuhungu adakunda abantu b'iwabo. Hari igihe umuhungu ari ubigendamo nabi bigatuma umukobwa adakunda abantu b'iwabo. Njyewe niko mbyumva. Wari wambajije ngo ukuntu umuntu yakitwara wenda ifamiye y'umugabo yamusuye, cyangwa se uko umugabo yakitwara famiye y'umugore yamusuye. Yego, ubwo turahajya mbere ko tuhajya gatoya. Hari abagore n'abadukurikiye, hari ababizi barivuge muri commentaire, muba mugiye gusura iwanyu uri umugabo, agapakira mu modoka umufuka w'umuceri, igitoki, 10 by'ibirayi n'akabido k'amavuta. Ibi ngibi bizabahaza yewe. Agapakira muri butu, inyuma mukajya gusura iwabo w'umusore wa sebukwe. Mwajya kujya iwanyu wabo w'umukobwa, agapakira fuso y'ibyo abashyiriye. Yewe reka nkubwire, ntabwo ibyo bintu nabikunda. Kubera iki? Kuki ubundi niba ubana n'umuntu ukabona umuryango wawe uri kuwitaho birenze uko yita kuwe, ujye utekereza ko ushobora kuba hari ukuntu umugora. Kubera iki? Ushobora kuba ukunda kumubwira amagambo menshi atari meza, akavuga ati reka nkore ibi ngibi byibura ndebe ko uyu mwaka washira atongeye kunsakuriza, sibyo? Kandi ibyo ntabwo aba ari byiza. Icyiza mu bintu bishoboka, abantu niba ugiye kubaha bahereza mu buryo bungana. Yego bishaka kudahura 100%, ko hari n'igihe uba usanga umuryango umwe urimo abantu 5 undi urimo 4, kandi abo bantu ntabwo bakonsoma ibintu bingana mu kwezi, biba bitandukanye. Kabone nibwo baba barengaho umuntu umwe, nk'uko mbivuze, baba bakonsoma ibintu bitandukanye. Rero akenshi no gusanga hari n'ikintu nari nirengagijeho, hari umubyeyi ukorera buri kintu cyose gishoboka, ubwo ari nyokobuko, ariko ntagukunda. Ariko ubu usanga byaratangiye na mbere, barakuzanye atagushaka. Ariyo mpamvu ari byiza ko umuntu arongora cyangwa arongorwa n'umuntu iwabo bashimye. Reka nkubwire, nubwo iwanyu abatari bo bazakubakira, ariko ugize amahirwe iwanyu bakaba bamushimye, nabyo biri mu bintu bitanga amahoro. Kubera ko umuhungu washatse umukobwa iwabo batamushimye, ariko umuhungu we agashyiramo imbaraga ze bakabana, hari igihe ejo iyo bavugize akantu gato bapfa ngo yego n'ubundi mu rugo ntabwo bari bagushimye, ngo cyakora Imana iri ahantu biri kumana ndi kubibona. Ibyo bintu bikazamo. Ariko akenshi nanone ntabwo tugomba gufata imyanzuro kubera imiryango yacu, ahubwo ushobora gufata umwanzuro mu rugo batari kubiyumva, uwo muntu mukabana, ikindi ukabereka ko hari ubuzima wowe ugomba kubamo ariko batabugizemo uruhare. Uruhare ni uruhe? Ni ukuza kukubwira ngo uzashake uriya mukobwa, ngo uzashake ngo ubyibushye, ngo unanutse, ngo umeze gutya, ngo ukomoka ahangaha, ngo abana bavuka muri ino famiye ngo bari abahanga, ngo bari abanyabwenge. Ugasanga umugabo atangiye kuzajya kuvuga ngo no mu rugo n'ubundi ngo bari barambwiye ko ntazagushobora, ibintu nk'ibyo. Ariko akenshi n'ubundi nari nabivuze, biterwa n'abo bana, ubwo umugore n'umugabo niba baba bagomba gushyira ibyo bintu mu buryo, kuko hari igihe mu rugo batagukunda hagashira n'imyaka, ariko byibura umugabo nawe ntahindukire ngo ajye aza abigucyurire, cyangwa ngo nawe atangire kumva yakoze amakosa kubera igihe runaka mumaranye, bitangire nyine bibe bibi nawe imva arabihaza. Bibaho, hari igihe abantu bahura ntibahuze cyane, bibaho kabisa. Nta kintu cya danje kiba kibaye, gusa biba bibabaje kubona utajya mu rugo rw'umwana wawe ngo wisanzure, bitewe n'umugabo yashatse cyangwa umugore yashatse utabishaka, ariko baba bagomba kwihangana. Yego.
ni gute umubyeyi agomba kwitwara mu rugo rw'umukazana we mu gihe yahaje? ubundi umubyeyi ni umubyeyi, sibyo? aba akwiriye kwitwara nk'umubyeyi nyine. Akamenya ko nyine aho hantu ari urwo rugo rufite ba nyirarwo. We naza arubemo nk'umubyeyi wasuye abana be, kuko uwo mukwe aba ari umwana we. Yego. Aba agomba nyine kwitwara nk'umubyeyi. Ntabwo umubyeyi ushaka kumushyiraho kondisiyo nyinshi runaka, sibyo? Iyo umuntu ari umubyeyi yitwara kibyeyi. Ntabwo umubyeyi ari umubyeyi nyine, kuko hariho abantu nyine babyaye ariko badafite ikintu cyo kuba ababyeyi muri bo. Rero ari umubyeyi muri we yitwara nk'umubyeyi, kandi aba abizi ko urwo rugo rufite ba nyirarwo. Aho ngaho mba numva bihagije. Ahubwo wenda ku mukazana cyangwa ku mukwe, umwana n'umwana arakosa. Yego. Bukwiriye kwibuka ko umuntu muri kumwe waje kugusura ari umuntu mukuru, yakubyariye umugore cyangwa se yakubyariye umugabo, ukamenya ko ugomba kumwubaha. Yego. Mu gihe hari akantu akoze wowe utashakaga, ukaba wakwihangana, kuko nta kintu kibaho nyuma y'iminota 20 kidashobora kuba cyarangira. Kandi uwo muntu aba azataha cyangwa aba ari butahe. Wakihanganira, wakumva birenze, ukaba wajya ku ruhande ukanabwira umugabo wawe cyangwa umugore wawe ati iki kintu kirambangamiye cyane, wenda bimeze gutya na gutya, kuko aba ari we mubyeyi we, aba azi uburyo agomba kumwitwaraho no mu buryo bwo kumuganiriza, kuko uwo muntu muba muzabana ubuzima mwese mutazi. Usibye wenda kuba wavuga ngo hari ukuntu ngo ndi bwitegure, ngo ndi bumutekere, aho ngaho biterwa n'ibintu umuntu arya cyangwa akunda. Hariho abantu bakora isuku zihambaye kuko bari busurwe na ba nyirabukwe cyangwa na ba sebukwe. Ibyo bintu biragaragara. Hari ukuntu usanga hari ahantu kakuyobeye, ugasanga sobukwe na nyoko bukwe ati yego mwana, iki kibambazi mugikoreraho ibiki? Ugasanga ari gucishijemo, arabikubwiye. Uburyo wenda bikubwiyemo wowe ntabwo bigushimishije, ati ko se ubundi yagiye aza atari kureba ibiki n'ibiki. Kandi ni ibintu byigaragaza nyine ahuye nabyo. Hari igihe nawe wakabibonye ukavuga, ariko wowe ukavuga ati aba bantu ni bakuru, kandi umuntu mukuru arubahwa. Ubu si ubwenge bwanjye si bukoze, ntako nagize, babwiye ibintu bizima. Naho ari amabuye. Nari amabuye, bigiye gusimbuka. Yego. Aho ngaho ni ku mukobwa ukuntu agomba kwitwara mu gihe ari kumwe na ba nyirabukwe na ba sebukwe, yego, cyangwa se ari mu nyine yakiriye abo mu muryango. Rome, uzi ko naguciye mu ijambo, hariho akenshi bikunze kuboneka ku bakobwa batumvikana na ba nyirabukwe, ariko uzi ko hariho n'abahungu batumvikana na ba nyirabukwe na sebukwe, cyangwa ugasanga famiye y'umukobwa wese ntabwo imukunda. Ariko icyiza cy'abagabo ni iki? Baraceceka. Biraba agaceceka. Aba afite ukuntu abiziranyeho n'umugore we cyangwa n'iyo famiye. Ntabwo ajya mu bagabo bagenzi be ngo ajye kwicara ngo atangire avuga ngo ngira famiye nashatsemo ngo ntabwo bankunda. Ariko abagore, igituma twebwe abantu benshi babimenya, uricara mu nshuti zawe, muri mu biganiro bya hirya no hino, ugatangira ngo ngira uriya muryango ngo nashatsemo ntabwo nkunda, ngo nanjye ngo rindira nzabereka, ukabyigamba ukanashyiramo ibintu bibi, ugasanga bigiye bikwiragira ahantu hose. Naho rero bitaba ikuba waba muri famiye mudahuza. Urakire. Konzi ko maze nk'ubu ndi kwayura mu magi. Urakire. Ndakire kwayura. Nabyo ni uburwayi. Yego. Hari ukuntu umukobwa arongorwa ukagira ngo barongoye umuryango we wose. Akimara kuza agatizana mu rugo. Niyonka. Ariko ni bibi we. Ntabwo nanjye ndi umuhungu nabikunda. Njyewe usibye ko reka nkubwire, buriya hari ibintu abantu bataganiraho mbere yo kubana. Niba uri umusore ukamubwira ati rero njye sinanze umuryango wawe, bazaze badusure ariko batahe. Apana kuzana n'umwana wa mubyara wawe, wa mubyara wa ki, ngo azabe mu rugo. Ntabwo aba ari umutima mubi, ni ukubwizanya ukuri, ahubwo mwirinda icyazana umwuka mubi mu rugo.
uba usanga akenshi ibyo bintu batarabiganiriye imbere. Umuhungu yibwirisha umukobwa nta kibazo, haje ngo nyirasenge ngo kwande amaze icyumweru mu rugo nta kibazo, kandi ku mutima n'ukuri ntago bimeze neza. Ibyo bintu rero byo kurenzarenzaho nabyo ntago ari sawa. Njye rero mba numva ni byiza ko mwajya kubana ibyo bintu mwarabiganiriye, kuko umunyamuryango wawe umwe, babiri, batatu baza kuba mu rugo, iyo atagusenyeye hari ibindi bintu agukorera bitari byiza. Ubundi bibaye byiza bajya baza kubasura bagataha, apana kuza kwigundiriza mu ngo z'abandi. Ubona bikwiye ko umugore n'umugabo babana babwizanya ukuri 100%? Wenda ntabwo nzi ikiremwa cyabwije ikindi ukuri 100%, ariko bibaye byiza babwizanya ukuri. Kuko iyo utabwije ukuri umugabo wawe, hari ubwo ushaka gushyira ubuzima bwe mu kaga ndetse udasize n'ubwawe. Iyo utabwije ukuri umugore wawe, nawe ni uko nguko biba bimeze. Kubwizanya ukuri ni byiza cyane, ko hari ikintu cyiza waramubwije ukuri bikoroha kumusobanurira icyakurikiyeho nyuma. Rero kubwizanya ukuri ni byiza, kuko reba nk'ubu ngubu ugiye kubana n'umugore wawe utaramubwiye ko ufite umwana ku ruhande, mukabana kuko wari uzi ko muri gahunda zatazabana n'umugabo ufite umwana, ukabimuhisha kandi udashaka kumutakaza. Mwamara kugera mu rugo bigeze hagati bikaba ngombwa ko umubwira ko ufite umwana. Uzi intambara ibaho? Ntago ari yuko ufite umwana mu by'ukuri, ahubwo atekereza ko ibintu byose biri hagati yanyu ari ibinyoma. Nicyo kibi cyo kubeshya. Rero icyiza cyo kumubwiza ukuri, niba waramubwiye ko ufite umwana, hageze igihe ko umwana aza ngo mubane, nta kiba kirenze aho ngaho. Nari mbizi ko amufite, kuba umwana yaza tukabana ntacyo bitwaye, ugasanga birakoroheye kwakira cya kintu kuruta uko wacyumva ari gishyashya ngo kigire n'ibindi bintu bigiye gukurikiraho. Ni urwo rugero ku mwana, ariko uba usanga hariho n'ubuzima bundi busanzwe, ugasanga hari ahantu yari afite ideni, igihe runaka cyo kwishyura kirageze, nta bushobozi, kandi noneho icyo gihe mugomba kubirwanamo muri babiri, kuko umugore n'umugabo we basezeranye mu mategeko. Iyo umugabo adashoboye gukora iki kintu, umugore aragikora. Niyo mpamvu rero mugomba kubwizanya ukuri ubwo ushoboka. Uba ugomba kukubwira umugore wawe, nawe akakubwira ukundi. Aho ngaho ni mu gihe mutarabana, ibyabaye mutarabana, mu gihe muri kumwe rero mu rugo, ikikubaye aka kanya kinakomeye, ushobora no kuba cyanabateranya mukaba mwanatandukana, ni ngombwa kumubwiza ukuri kose. Nibyo ubu ugiye ukeranja ukajya akantu ukaza ukababwira ngo nacitswe. Ajye wowe bibahese none se ukuri kose mvuga. Urugero, umugabo ashaka kuguca inyuma, umugabo ashaka kuguca inyuma, akagenda agakora ibyo akora, agataha, ntabwo wamubonye, na n'uwamubonye ugazaza bikubwira, yarangiza akavayo yateye inda, kuko ubwo bizakurikirana. Ikintu kiba bajanye umwana mu rugo se, uhuye n'umukobwa yateye inda se, birabaye arakubwiye, ugasanga umugore niwe umenye bwa mbere, uratashye wumvishije umugore wabivuga. Ikiba kiriho ntabwo inda aba yarayisamye mu mwuka, cyangwa ngo abe yarahuye n'intuze zigenda mu muhanda ngo azifate. Uhita wisobanurira ko byabaye. Icyo cyo ntabwo umugabo cyangwa umugore, abagabo ntabwo aribo baca inyuma abagore babo gusa, n'abagore barabikora. Ntabwo umugore yajya kuguca inyuma ngo atakubwira ngo rero ngo ngiwe ngubabarire ngo naguciye inyuma utamufashe. Icyo ntabwo cyashoboka. Ariko aramutse yagiye ahantu agatinda cyangwa agahura n'umuntu runaka, ntibaryamane, yaza akabikubwira. Nahuye nawe nkakwaka amafaranga kwikopeshaho urugero 10,000, kandi nzi ko ndi mu buryo bugoye, nshaka gutanga mbwa rero mbabarire nabwiye Romeo nguriza 10,000, nta bundi buryo nari mfite mbigenza. Akabwira ati kuki watumye bayakuguriza, kuki byitagenze kujyana gutya, sibyo? Ariko iyo bigeze ku kintu nk'icyo ngicyo harimo ibintu byo guca ku ruhande, arabanza agategereza ati bizatumbe biturike. Nibiturika ntabwo bivuga ko niyo byaturitse, ubivuga umugore ageze ku muryango uzanye umwana. Oya, nta nubwo ubivuga, ahubwo uratangira, none se mbigenze gute, none se ko byabaye, ntabwo ubivuga. Turabihinduraho iki?
rero ahubwo usanga wa wundi wakoreye ibyo atangiwe kugusaba ubusobanuro byabaye ryari erega icy'ingenzi ntabwo ari icyo ngicyo ndashaka kumenya byabaye ryari ni ryari ugatangira uribuka cya gihe umamagara ugasanga bimeze gutya na gutya uribuka igihe wazaga kundeba nkamara iminota 50 gutyo akaba aribwo biza hari ikintu kiba kigoye mu by'ukuri niho nakubwiye ngo mubwizanye ukuri gushoboka ukuri kose si ngombwa ngo umuntu akuvuge icyo nashakaga yego aho niho nashakaga ukuri kose si ngombwa ngo umuntu akuvuge hari igihe tujye twemera turi abantu tugira imbaraga nkeya ushobora kuba wararyamanye n'umukobwa ejo bundi akakubwira ko atwite ni intwari uwo mugabo ubasha kujya kubwira umugore we hari umukobwa nateye inda uwo mugabo ni intwari noneho izirusha izindi ikaba wa mugore nyuma yo kubyumva cyangwa se uburyo kwitwaraho nyuma yo kubyumva butwari nibwo butwari burenze ubundi iyo nta pani irajya mu misaya pani iracyakora hagezweho iki ngewe mperuka ipanu niyo yagufatiye mu misaya mperuka kurya ubundi ibintu nk'ibyo ubundi ikintu kitarakubaho uzi uba ufite utuntu twinshi wivugisha ariko iyo kimaze kukugeraho uraceceka aratuza nk'ibyo urabyumva ukavuga okay ukabireka icyumweru cya mbere ukabanza ukaba ngo ugahorota ibiro bikagushiraho icya kabiri ugatangira gukenera kubivugaho kugira bishire yego reka nsoroze kuri iyi ngingo ku bijyanye n'ibyinjira mu rugo ni ngombwa ko umugore cyangwa umugabo abwira uwo babana umutungo yinjiza 100% amubwira ukuri njye nkubwira hari mwarasezeranye kuvanga umutungo mwarasezeranye nubwo mwaba mwarasezeranye cyangwa mutanasezeranye ni ngombwa kubera iki buriya nkubwiza ukuri abagabo ntabwo mugira impano yo kubika amafaranga kandi buriya umugore yari mwiza urwo rugo rutera imbere biranagaragara mu maso y'abantu iyo umugore ari mubi uranabibona none se ubu ngubu umugabo nimba atabasha kubika amafaranga warangiza ukahisha umugore wawe ngo ikinjiye ubundi biba bizakumarira iki nta backup umuntu aba agomba kugira nta backup umuntu aba agomba kugira reka nkubwire urugero dufate kuri wa mugabo winjiza 2 miliyoni niba abwira umugore we ko yinjiza 1 miliyoni indi akayibika urambwiza ukuri ko ayibika oya ntabwo yibika yose habarimo nayo guhonga ngahibaza urayima uwo nguwo ejo uzarwara akakubaza imyaka n'imyaka oya reka nkubwire urayamwimye ngo yabike sibyo uri kujya kuyahereza ba bandi bahura nawe kubera ko uyafite ariko mu rugo hari umuntu waba udafite waba ufite muzaba muri kumwe nurwara niwe uzahangayika gushaka amafaranga kugeza kwa muganga nyine ukazana ubwo buntu bw'ubupanshi tu ngo ngewe ngo ndabigira gutya ngo ngenda guteza ubundi reka nkubwire kereka uzi ko umugore wawe nawe ari tonovide uzi neza ko iyo abonye amafaranga ajya kwifatira ya makanzu y'ibihumbi 350 buri kwezi ugasanga afitemo ikanzu ebyiri zose rwose za 700 niwe mugore nyine uhora wambaye tu wenda iyo umufite gutyo urayamuhisha ariko nimba uzi ko umugore wawe agerageza kubika kandi wabona iyo mugeze mu bihe byo kubura amafaranga ari wowe urimo kurwana ari wowe urimo urakora buri kimwe urayamwima ngo bizagende bite kwaho ngaho biba bimeze nk'umwana wirirwa asuzugura umubyeyi we ugasanga imivumo y'umubyeyi rwimukurikirana ahora yangara ahora bwashyushye agatangira ngo baramuroza abo bahuje umwuga bakurogeye iby'iwanyu nibyo bigukurikirana n'umugabo rero akenshi hari igihe usanga umugore wawe abibona akakwihorera ariko ugahora umeze ngo nta gicamo ubutaha tuzaganira ku bisabwa ngo urugo rube nka paradizo ni ikiganiro tuzaganira turi kugenda yego ni ikiganiro tuzakora turimo turatembera umujyi wose twibutsa abantu bagiye badukurikiye ahantu hamwe na hamwe turi kugendera by'ako kanya ariko tunagana kuri topic y'ibisabwa kugira ngo urugo rube na paradizo n'urwo rugendo turimo paradizo yo mwiza
kugira ngo ugube nka paradizo yo mu isi. Yego, nka paradizo yo mu isi abantu babyumve neza, ntabwo ari paradizo ya paradizo. Ikiganiro sinjye bagakwiye kugikora, Eh. bagakwiye kuba kirimo bosi wawe.